Bene data bavandimwe aho muherereye hose turabasuhuje uko bisanzwe akaba ari mwene so Pastor Theoneste muri hano ugarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yadushyize ku mutima kuri uyu munsi kugira ngo turisangire hamwe namwe. Tubahaye ikaze rero aho muherereye hose ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye. Imana ibaho umugisha. Tukaba tugira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo rivuga ngo mu gihe usa naho uri wenyine. Mu gihe usa nkaho uri wenyine, hari igihe umukristo ageramo akumva ari wenyine, akumva nta muntu umuri hafi, ndetse akumva n'Imana isa naho yamuteye umugongo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo si uko uba uri wenyine muri icyo gihe, ahubwo umutima wawe hamwe n'ibyiyumviro byawe bikubwira ko uri wenyine. Niryo somo tugiye kwiga muri uyu mwanya mu gihe gisanzwe kitari igihe kinini. Ubwo rero urikurikirane ryose, birashoboka ko ugira mu gihe nk'icyo ngicyo. Ubwo rero muri aka kanya urabona igisubizo, ukurikirane inyigisho ni minota itarenze 25, ukurikirane hanyuma umenye icyo ukwiriye gukora mu gihe kimeze gutyo. Kuko hari igihe nk'icyo ngicyo umuntu agera mu mukristo agatangira kwicura urubanza, akumva ko Imana yamutaye, akumva ko Imana yamuretse, cyangwa se akumva ko yakoze ibyaha atihannye atagize gute. Ubwo rero muri aka kanya tuyoganira, komeze rero ube hafi insakaza amajwi yawe kugira ngo umenye icyo ukwiye gukora mu gihe kimeze gutyo. Ariko tutarajya kure, turasaba abataradukora subscribe kugira ngo rwose mukande munsi y'iyo video hari akanyenyeri mugakoreho. Ntabwo bitwara umwanya munini kugira ngo tujye dushobora kubana mu gihe cyose dushyize inyigisho, kandi bizarushaho kugenda neza. Imana irebaho umugisha. Turakomeza mu nyigisho yacu. Ni ryari umukristo agera mu bihe bisa bityo? Icya mbere, iyo umuntu asenga ariko ntabone igisubizo. Hari igihe umukristo ageramo ugasenga ukumva nta gisubizo ubona. Iyo uri mu bigeragezo bidasanzwe, hari igihe umukristo aba mu bigeragezo akabona arava mu kigeragezo ajya mu kindi, akabona arava mu kigeragezo ajya mu kindi, agasenga akabona nta gisubizo abona. Icyo gihe aba ari mu bihe atekereza ko Imana yamusize, cyangwa se ko hari ibyaha yakoze bituma yumva asa nk'uri mu butayu, aho ari wenyine, nta muntu umwitayeho, ndetse n'Imana yamuretse. Ikindi, iyo abona uwo yizeraga cyangwa se abo yizeraga bamutereranye. Hari igihe kijya kigera umukristo akabona abo yizeraga, abamufashaga, abamubaga hafi, akabona bose bamuteye umugongo, abavandimwe be, inshuti ze, nta muntu ukimwitayeho, akumva asigaye wenyine, akagera mu gihe cy'ubwihebe. Nicyo gihe nyine cyo gutekereza ko Imana yagutaye, ukumva Imana yarakuretse, kandi ugashaka n'icyaha wakoze ntukibone, ukagerageza kwihana, ukihana n'ibyo wihannye kera, ariko situmo ukumva uracyari ahantu h'ubutayu, ukumva nta kintu kigufasha, nta kintu kiguhumuriza. Ibyo ni ibihe by'ubutayu, ni ibihe uba wumva usa nk'uri wenyine. Ikindi, niyo Imana icecetse igihe watekerezaga ko yakagombye kuba ikuvugisha, igihe wakagutekerezaga ko Imana yagombye kuba iguhumuriza, ariko ukumva
nta presence cyangwa se Imana ntiri hafi yawe, ukumva usa nk'umuntu wazimiye, ukumva uri ahantu mu butayu kure, icyo gihe nibwo umutima wawe cyangwa se ibyiyumviro byawe bitangira kukubwira yuko Imana yagusize, Imana yakuretse. Ariko nagira ngo nkubwire, icyo gihe kimeze gutyo ntabwo Imana iba yakuretse. Icy'ingenzi aha ni iki: kumva uri wenyine, si uko Imana iba yagutaye, ahubwo ni ikigeragezo cyo kwizera. Ikigeragezo cyo kwizera. Imana hari igihe tugeramo igasa nk'aho igiye kure yacu ho gatoya, tugasigara turi twenyine, kugira ngo noneho yumve cyangwa se irebe uburyo tuyizera. Kuko umuntu umaze gukura mu gakiza, gukura mu gakiza, ntabwo aba ameze nk'umwana ukiri mutoya. Uko umuntu agenda akura, niko mu byo kwizera, mu by'umurimo w'Imana, niko Imana ishobora kugira igihe kimwe na kimwe isa nk'aho imusizeho gatoya, ariko ntabwo aba ari wenyine icyo gihe. Muribuka n'umunsi abigishwa igihe bari mu mazi, Yesu ngo agasinzira, umuyaga waraje, asa nk'usinziriye, baragerageza kugashya, birananirana, bafata amazi yari yagiye mu bwato bayata hanze, nabwo biranga. Babonye bagiye gupfa, baravuga, bajya kumukangura, baravuga bati, kuki umeze nk'usinziriye kandi uzi ko turi mu kaga? Ariko Yesu ntabwo yari asinziriye ku buryo atarazi ibirimo bibaho. Yesu yari Imana, ntabwo yashoboraga kuyoberwa ibirimo biba muri uwo mwanya, ariko yagira ngo arebe kwizera kubarimo, ko babasha no gukora mu gihe bumva bari bonyine, mu gihe bumva batari kumwe nawe. Kandi yari azi ko igihe kizagira n'ubundi ntaba ari kumwe nabo mu buryo bugaragara, kugira ngo arebe ko icyo gihe bazajya bitwara imbere y'ibibazo bibugarije. Muri Bibiliya hari abantu tubona cyangwa se abakozi b'Imana banyuze mu bihe bimeze gutyo, ba Dawidi, ba Eliya, ba Yobu, Pawulo ndetse na Yesu Kristo ubwo yageze igihe, muri buki gihe yasengaga, cya gihe Getsemani, ngo akageraho avuga ati, Data, ni ukubera iki undetse? Ni ukubera iki undetse? Iki gikombe cy'imibabaro kikaba kingezeho. Ariko agezeho, kuko yari Imana, aravuga ati, Data, bibuka ushaka ntibibuka njye nshaka. Hari igihe kigera umuntu wese, ntabwo bivuze ngo uri umwana ngo mugakiza, ntabwo bivuze ngo nuko utizera, ntabwo bivuze ngo nuko udasenga cyane, ntabwo bivuze ngo nuko udakomeye cyane. Umuntu wese igihe kiyakigera, nimba Yesu byaramubayeho, nge nawe urumva ko bitareka kutubaho. Imana idufashe cyane. Noneho rero reka turebe ikintu cya mbere gishobora guterwa, cyangwa se igihe ikintu cya mbere gitera kuba wakumva uri wenyine utari kumwe n'Imana. Icya mbere, hari impamvu zitandukanye zituma umuntu agera mu gihe gisa gityo. Icya mbere ni ibigeragezo birambye cyangwa se bimaze igihe. Iyo ikibazo kimaze igihe kirekire, umutima w'umuntu ugera igihe ukananirwa, umuntu agacika intege, akatangira kwiganyira, agatangira kumva ko Imana yamuretse kubera ko atinze mu kigeragezo kirambye, agasenga amasengesho, akagira igihe amukamana, akumva ko Imana yamuretse, Imana itari kumwe nawe. Icya kabiri ni ugucika intege mu gusenga. Iyo usenze kenshi ugategereza igihe kirekire, utangira nabwo gucika intege. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Icya gatatu ni ukudaha agaciro amarangamutima yawe. Hari ubwo wiyemeza gukomera, ariko imbere mu mutima ukumva harimo ibikomere, ukumva umutima wawe urimo urakuganiriza, ukubwira ngo ese ubundi uri mu biki, aho uhereye usenga. Kandi iyo umukristo ageze mu bihe meze gutyo,
ntibiba bikiri umutimanama we gusa, ahubwo na Satani nawe araza agatangira kumva amajwi, ugatangira kumva amajwi ya Satani akubwira ngo aho wasengeye, aho wakiranukiye, dore aho abandi bageze, dore abandi bo mwatangiriye rimwe, abo mwiganye, dore ibyo bagezeho, kandi abakwereka wenda n'abajura bahawe akazi bariba, abakwereka nimba uri umukobwa wenda se n'indaya, abakwereka n'abafite inshoreke, ati dore abandi aho bageze. Satani akagucuraguza agatangira kukubwira amagambo menshi. Icyo gihe rero ni igihe utangiye gucika intege. Ikindi cya gatatu ni ukuba uri mu nzira, mu nzibacyuho. Iyo Imana irimo igukura ku rwego wariho ikujyana ahandi, akenshi unyura mu bihe bimeze gutyo. Hari igihe Imana ituvana ku rwego itujyana mu rundi. Icyo gihe rero tunyura mu bihe bimeze gutyo, ibihe byo kumva turi twenyine, ibihe byo kumva ko Imana yaturetse, ariko kiba ari ikizamini. Ikizamini burya kirakomera, ntabwo ari nka teste. Ikizamini ntabwo ari devoir à domicile, ntabwo ari homework, ni ikizamini nye kugira ngo uve kuri level ujye ku yindi, uve muri classe ujye mu yindi, urangize umwaka utera intambwe ujye mu wundi mwaka. Ikizamini kiba gikomeye, ntabwo kiba cyoroshye. Icya kane ni ugutegereza igisubizo igihe kirekire. Gutegereza igisubizo ni kimwe mu bintu bigerageza kwizera kw'abantu benshi kurusha ibindi byose. Gutegereza igisubizo igihe kirekire ni kimwe mu bintu bikomerera cyane. Muribuka Aburahamu, Imana yamuhaye amasezerano ko azabyarana na Sara, kandi mwereka inyenyeri zo ku ijuru uburyo zingana, inamubwira kuzibara, avuga ko atazishobora. Imujyana ku nyanja, imwereka umusenyi wo ku nyanja, imubwira kuwubara, abona ko aravuga ati sinawushobora, kandi kuko ntihari kuwushobora. Imana iramubwira iti niko abazagukomokaho bazangana. Aragenda, abona ageze mu myaka myinshi cyane nta mwana, biramushobera. Nuko mu gihe yari muri ibyo bitekerezo yibaza uko bimugendekeye, kuko yageze igihe akageje yijujuta, akavuga ati Mana warambeshye, none se ubu ngubu abagaragu banjye ko aribo bagiye kuzaragwa ibyanjye, kandi warambwiye ngo urankundura inshuti yanjye, none nkaba ngiye iby'iwanjye bikaba bigiye kuzaragwa abagaragu banjye. Kubera iki? Arategereza, wapabona biratinze, kugira ubwo umugore amubwiye ati ntabwo ari njyewe Imana yakubwiye ko uzambyaraho umwana, fata umuja wawe mubyarane, nta kundi. Imana ntibeshya, Imana ntibeshya. Buriya nyine amasezerano agomba gusorera ku muja, ariko sibyo Imana yari yaramutegetse, sibyo Imana yari yaramubwiye, kubera ko igihe cyari kibaye kirekire yacitse intege. Bishobora kuba nawe umaze igihe kinini cyane, hari ibintu Imana yakubwiye, yavuganye nawe, kandi niyo yabivuze pe, yatumye abahanuzi, yagusanze mu iyerekwa, yavuganye nawe mu nzozi, ariko igihe kuko kibaye kirekire, ugeze igihe cyo gucika intege, ugeze igihe cyo kwiheba, ugeze igihe cyo kwiganyira, ugeze igihe cyo kuvuga utahari zari inzozi gusa, ugeze igihe cyo kuvuga utahari bampanuriye, bari abafana banjye, nuko bankundaga, bashatse kumpumuriza. Ariko nagira nkubwire, Imana niyo yavuganye nawe, kandi igihe cyayo nikigera ibyo yakubwiye izabikora. Icya kabiri, ibintu bitandatu bishobora gutuma wumva ko Imana itakwitayeho. Tujya kuvuga ibintu bitandatu twihuse cyane bishobora gutuma wumva ko Imana itakwitayeho. Icya mbere, iyo Imana icecetse, Zaburi ya 13 umurongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka uzanyibagirwa kugeza ryari? Iyo Imana icecetse, wumva ko Imana yakuretse. Niko umwanditsi wa Zaburi nageze mu gihe gisa gutyo, aravuga ati Uwiteka, mbese ko wanyibagiwe, uzageza ryari? Uzageza ryari? Imana idufashe cyane. Ikindi, niyo uyumva ko wasigaye wenyine,
Abami ba mbere ibice 19 umurongo w'10 haravuga ngo nsigaye njyenyine kandi nanjye barashaka kunyica. Urabyibuka uwo ni Eliya, cya gihe yari yihishe mu ishyamba ngo agera igihe yariheba, Ahabu amuhiga ngo aravuga ati bishe abahanuzi bose bararangira, none nijye usigaye kandi nanjye ntaho ndi, nanjye bashaka kunyica. Ajya mu ishyamba ngo ajya munsi y'igiti cy'umurotemu kugira ngo azapfireyo, ariko yari mu gihe cy'ubwihebe, yumva ko Imana nawe yamusize ngo azapfe nk'abandi bose, yamukuye amaboko, ariko Imana ntiyari yamuretse. Ikindi niyo abo wizeraga bagutereranye. Zaburi ya 27 umurongo w'10 haravuga ngo naho data na mama bantererana, Uwiteka azandarura. Imana idufashe cyane. Umwanditsi w'iyi Zaburi yaravuze ati naho data na mama bandeka, naho data na mama bankuraho amaboko, naho inshuti zanjye zandeka, ariko yari afite ibanga. We yaravuze ati ntabwo nziheba. Yaravuze ati icyo gihe Uwiteka we azantarura, we ntazandeka, ntazemera ko nzimira ngo nziranwe n'ubwihebe, nzirane n'agahinda, mirwe n'agahinda. Azantarura amvane mu mibabaro. Imana idufashe cyane. Ikindi niyo abantu bagutereranye, Imana ntigenda, ahubwo irushaho kukwiyegereza. Iyo abantu bagutereranye, ndagira nkubwire, Imana yo ntigenda. Imana ahubwo icyo gihe irushaho kukwiyegereza kugira ngo ikwigishe isomo ryo kutishingikiriza ku bantu, kuko hari igihe kinini tujya tuvana ibyiringiro byacu ku bantu, tujya tuvana ibyiringiro byacu ku Mana, tukavana amaso yacu ku Mana, tugatangira kuyahanga abantu. Kandi abantu murabizi ko abantu babaho, abantu bararwara, abantu barapfa, abantu barakena, abantu bahura n'ubushomeri, abantu bagira ibibazo. Yewe ushobora no kujya kwa muganga ufite randevu ya dogiteri ugasanga nawe yarwaye, kuko ari umuntu birashoboka. Ushobora kwiringira ukwezi uzahembwa, bose akavuga ati nanjye ibibazo byambanye ibibazo, imisoro yambanye kabutindi, nagize ingorane zimeze. Ibyo ni ibintu bisanzwe, niko umwana w'umuntu ameze. Ariko Imana yo, iyo abantu bagutereranye, ntabwo Imana nayo ikorana n'abantu, nayo ngo yumvikane nabo ngo ivuge iti reka nanjye ntako nimereye. Icyo gihe nicyo gihe cy'Imana kukuba hafi, nubwo uba utayumva, nubwo uba utayireba, ariko Imana iba iri hafi yawe igihe cyose, kuko yagusezeranije ko itazagusiga, ko itazaguhana, ko izabana nawe mu bihe byose. Muribuka ba Daniyeli na bagenzi babo bakoranaga, babatangaga ku mwami Nebukadinezari, bakabajyana mu matanura y'umuriro. Imana ntiyabaretse, Imana yari kumwe nabo. Ariko mu gihe bari batarajugunywa mu muriro, ntabwo bari bazi neza ko bari kumwe n'Imana. Muribuka amagambo bavuze, baravuga ati nyakubahwa Nebukadinezari, ntabwo Imana dukorera twayihemukira ngo dupfukamire ibintu bitari Imana. Baravuga bati naho itadukiza turemera tujye mu muriro, kuko nta cyizere, nta n'amasezerano, nta nyandiko n'imwe bari bafitanye n'Imana ibabwira yuko iza kubavana muri uwo muriro. Ariko barizera, kandi kugeza igihe bemera no guhara amagara yabo, barayihamya kugeza igihe yabasangiye mu muriro. Rero ntiyabasanzemo, ahubwo bayisanzemo. Ndagira ngo nkubwire icyo kintu ubona nk'ikibazo cy'imbere gikomeye, Imana ikirimo, yicayemo, wowe ntugitinye, ntacyo kiri bugutware. Imana ikugiriye neza. Ni ukuvuga ngo iyo ufite icyaha mu mutima, cyangwa umutima ugucira urubanza, icyo gihe nabwo Imana iragusiga. Niko byanditswe muri Yesaya ibice 59 umurongo wa 2, haravuga ngo ibyaha byanyu byabatandukanije n'Imana yanyu. Umutima ugucira urubanza utuma wiyumvamo ko Imana yagiye kure yawe, ariko kwihana
kongera kubaka umubano wawe n'Imana, ukongera kumva Imana iri hafi yawe, ukongera kumva Imana ikwegereye, ukongera kumva Imana iri kumwe nawe. Hanyuma ikindi, iyo uri mu gihe cyo gutegereza, Zaburi ya 42 ku murongo wa 2 haravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi, yumva gutaka kwanjye. Gutegereza si ugutereranwa, ni ishuri ry'Imana ryo kukwigisha kuyizera no kuyitegereza. Imana igufashe, Imana ikugirire neza mwene data. Icyanyuma niyo uri mu mwijima w'ubwihebe. Zaburi ya 23 ku murongo wa 4 haravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sizatinya ikibi cyose, ndetse no mu mwijima Imana ibiri kumwe nawe, nubwo uba utayibona. Imana idufashe, Imana itugirire neza bene data. Ntabwo Imana igisiga abantu bayo, ntabwo Imana igisiga abantu bayizera, ntabwo Imana igitererana abantu bayikorera, abantu bayihamya, abantu bayubaha, abana b'Imana. Ntabwo Imana igibasiga. Imana nubwo wagira mu bibazo bimeze gute, Imana iri kumwe nawe. Gusa ikintu gishobora gutuma Imana ikuvaho, Imana ikaguhuga gutera umugongo, ni ibyaha umuntu ashobora kurundanya mu mutima we ntabyihane. Ibyo bishobora gutuma Imana igutera umugongo ugasigara wenyine. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Tugenda tugana ku musozo, reka turebe noneho ukuri kudakuka muri iri somo. Abaheburayo 13 ku murongo wa 5 haravuga ngo sinzagusiga, sinzagutererana na rimwe. Sinzagusiga, sinzagutererana na rimwe. Iryo ni isezerano ry'Imana ko Imana itazagusiga, Imana itazagutererana. Ushobora kugera igihe abantu bakagutererana, abo wari wishingikije bakagutererana, abo watekereza ko bagufasha bakagutererana, mbese ukumva kuri wenyine. Ariko Imana iyo yasezeranije ko itazigera igutererana habe n'umunsi n'umwe. Naho waba wakoze ibyaha bingana gute ukabyihana, Imana yo irongera ikagaruka. Imana ntiterwa isoni nuko uri umunyabyaha. Mu gihe abantu bashobora guterwa isoni n'ibyaha byawe, bakavuga bati kanaka twarihanganye, ariko aho bigeze ntabwo twakongera kugubya oya, turarushye, abantu bakaguhunga. Ariko Imana, ibyo wakoze byose, Imana ifite imbabazi zo kubibabarira kandi kongera ikabana nawe mu mibereho yawe ya buri munsi. Ikindi, Matayo 28:20 haravuga ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Ayo ni amasezerano Yesu yaduhaye, ni isezerano Yesu yaduhaye. Aravuga ati ndi kumwe namwe iminsi yose. Ntabwo ari rimwe mu kwezi, ntabwo ari rimwe mu cyumweru, ntabwo ari rimwe mu mwaka, ahubwo ni iminsi yose. Iyo wumva uri wenyine, Imana ndagira nkubwire ko ibiri hafi yawe. Imana iba irimo igutoza cyangwa ikwigisha kuyizera. Iyo uri wenyine, wumva uri wenyine, Imana iba igukura ku rwego rumwe ikujyana ku rundi. Umwanzuro, Yesaya 43 umurongo wa 2 haravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, kandi n'amazi ntazagutembana. Imana idufashe kumva uri wenyine si ikimenyetso cy'uko Imana itakwitayeho, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko hari ikintu kinini Imana iba iri kukubakira. Hari ikintu kinini Imana ibirimo gutegurira, hari ikintu kinini Imana ibishaka kugukorera, hari surprise nini cyane Imana ibishaka kugukorera, kubera ko wihanganye ukayitegereza. Cyagiye abantu batangira kukuvuga uriya mbese ibyabamo ni ibiki, Imana yasenga ni iyihe, mbese gukiranuka byamumariye iki? Nk'uko umwanditsi wa Zaburi ya 71 yavuze, avuga ngo yitegereje abanyabyaha ngo abona bagubwa neza, ngo bafite iby'imitima yabo ishaka,
ariko ngo ku iherezo ryabo abona banyerera bakagwa ngo bakibagirana. Imana idufashe cyane. Hari igihe ugera mugasekwa, hari igihe ugeramo abantu bagucurira ingoni bakavuga turiya we ibye ni ibiki, ariko icyo gihe nukigera mu gihe kimeze gutyo jya umenya ko Imana iri hafi yawe kandi ko izi gihe izaguteturira abantu bose bazatangara. Turangiza, komera gusenga nubwo utumva amasengesho agenda, ugasenga ukumva ntagera kure, ariko komeza usenge. Icya kabiri, komeza kwizera niyo ntacyo uri mubona, komeza wizere nubwo nta kimenyetso na kimwe kigaragara nka ka gacu umugaragu wa Eliya yabonye cya gihe hejuru y'inyanja. Komeza utegereze gusa, ni igihe gitoya uraza kubona agacu kandi Imana irakwigaragariza. Ikindi, komeza urugendo nubwo inzira yijimye, nubwo ubona umwijima, nubwo ubona nta byiringiro, ariko komeza urugendo imbere. Imana ikubikiye umucyo w'agatangaza. Niyo hari umwijima, Imana ikomeza kubona byose nk'uko mu gihe cy'umucyo nabwo ibibona. Imana ntirebesha amaso nk'ayo turebesha, ngo hari umwijima ntibona. Imana ibireba igihe cyose. Turarangije. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Wowe uri mu bihe bimeze gutyo, tugiye gufatanya nawe gusenga, kandi ikintu gishobora gutandukanya n'Imana byonyine gusa Imana ikakujya kure ni icyaha. Wanze kwihana, ugendana, wanze kwatura. Ibindi byose nimba nta cyakiri umutima wawe, komeza utegereze, wihangane. Imana iri kugutegurira ibyiza kurutaho. Reka dusenge. Mana, turagushima mu izina rya Yesu, wabanye natwe muri ijambo ryawe tumaze kuvuga, kandi Umwuka Wera yaganirije abarimo baryumva. Umuntu wese aho aherereye, ari uri mu mirimo ye, ari mu kazi, ari mu muhanda agenda, ari muri modokari ajya mu mirimo ye, umuntu wese aho aherereye uzumvira ijambo, Umwuka Wera azaganire nawe kandi azamukangure kumwemeza yuko uri Imana idasiga abantu bayo kandi isohoza amasezerano y'igihe cyose. Wavuze kutazadusi kutazaduhana. Mana yacu, turasengera umuvandimwe mwene data mushiki wacu uri mu kaga, uri mu burwayi, uri mu bukene, uri mu ntambara, uri mu madeni, uri mu ngorane z'uburyo butandukanye, udafite ibyiringiro namba. Umukomezemo ibyiringiro kandi umutabare, kuko uri Imana ikora ibikomeye. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Kandi turangiza twongere tubasabe abatarakora subscribe muyidukorere, abatarakora share mukore share, mukore comment, mukore like, kugira ngo ibi biganiro tubagezaho bijye bikomeza bibagereho umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha, kandi turashimira ko Rehoboth tujya dufatanya muri umurimo w'ivugabutumwa, dukoresha indirimbo yabo. Bafite indirimbo nyinshi kandi nziza kuri YouTube. Ujyeho wandike gusa kora Rehoboth ADPR itorero rya Remera, uzabona indirimbo zabo kandi zizagufasha mu izina rya Yesu. Amen.